Right, mumeze mute abantu mukomeje kudukurikira gatanu kuri gatanu. Turabemera abantu mukomeza kudukurikira muri mu mpande zigiye zitandukanye z'isi. Abantu muri mu Bugande turabemera, turavuga ngo big up. Abantu muri mu Burundi nabo turabemera. Abantu muri Tanzania turabemera. N'abantu muri Kongo tuba tubibona ko muba mugenda mudukurikirana, ariko tutibagirwe n'abavandimwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo mugenda mutwereka ko mudukurikira ahantu habagiye atandukanye ku mbuga zacu, yaba kuri website yacu. Tuba tubabwira ngo big up, turabemera, tuba tubakurira ingofero, tubavuga ngo muri abantu b'igiciro kabisa. Ariko abantu nanone muri mu Rwanda, abantu muri mu Rwanda nabo turabashimira. Abantu muri mu Rwanda mugenda mutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi. Abantu muri za Nyagatare, za Kirehe, abantu bo mu Ruhango nabo turabemera cyane. Abantu muri Kamonyi namwe turabemera cyane. Bakaba kugira ngo tudusuze abafana bacu muba mugiye mutandukanye, abantu mukunda ibiganiro byacu, abantu mukunda kureba amakuru yacu. Mbese ubundi nimwe bantu, mbese mudahari natwe ntitwarya, reka tujye tubivuga gutya. Mudahari natwe ntitwarya, reka tujye tubibabwira. Mubayeho kubera Imana, natwe tubayeho kubera Imana, ariko natwe tubayeho kubera mwe, kuko ibi byose dukora nimwe mu bireba. Wowe ariko niba uri no kureba kino kiganiro, genda ugisharinge kirebwe n'abantu benshi. Turabazi muri abantu mu bakuru, mudukunda, mudukurikira muri mu mpande zigiye zitandukanye, ariko reka tujye tubabwira ati turabemera. Buriya iyo akantu ko gushima katajemo buriya aba ari sawa. Natwe ariko mujye mutubwira ngo mukosore kano kantu, kugira ngo tujye tubona amakuru ameze atya, kugira ngo ibintu birusheho kuryoha, tujye tubaho turi ibigezweho, tugezweho. Niko ibintu biba bimeze ubundi, kugira ngo abantu tubeho nyine neza. Abantu rero mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ngira ngo mwakunze kujya mutubwira ko muba mukeneye ibiganiro by'amashusho. Ubu rero twabizanye, urumva twabahaga amadocumentary, ariko dukeneye n'ibiganiro by'amashusho. Ubu rero twabizanye, ntaho muducikira. Ubu ngubu twaje, wowe banza ukore subscribe hano, naho ngaho hasi mu magambo atukura ukore subscribe, wibuke no kuza gukora kukazogera, noneho usharinge n'abandi bantu, ubabwire ngo bigezweho, baje mu mashusho, baje ubundi tuze tuhatwike. Ngira ngo rero abantu mwadukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga zacu, ngira ngo mwakundaga kubona amakuru atandukanye. Mwakunze kubona amashusho kuri yagiye cicikana avuga ngo ku nkuru ya Baritazari. Ate se Baritazari ni muntu ki? Ngo ese kuki nyine bibaza ibintu byinshi. Baritazari ni umwe mu bakomeye muri Guinée Equatoriale, ahagarariye urwego rukora iperereza, ariko ikiyongereyeho ni umwe mu bantu ba hafi bo kwa perezida. Icyo kintu uri kucyumva? Uwo bita Baritazari bivugwa ko yafatanwe amashusho 400. Kariya kantu njyewe ntemera mu bushakashatsi namaze gukora, kuko urareba ukabona mu mashusho 400 bavuga, mu by'ukuri nta kinyamakuru na kimwe cyandikira hanze cyari cyandika ko cyabonye kuko ayo mashusho 400. Nawe ibyo bintu urabyibaza. Mu by'ukuri ayo mashusho 400, nakunze ikinyamakuru cyitwa BBC cyaganiriye n'umwe mu bantu bamenyereye ibintu bya politiki, kuko njyewe sinyabyivangamo cyane, simba nanabimenyereye. Burya kuvuga ibyo utazi burya nabyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Ikinyamakuru cyitwa BBC cyanditse ko iri yari trick yo kugira ngo basige icyasha Baritazari. Noneho bafata video enye, nazo zitagera muri enye, banza na video zitarenga 10 na zingahe, ntago wamenya umubare wazo, ariko ntago video 400 zigeramo. Video zasohotse ni video zitarenga enye.
zasohotse, ariko birangije bavuga ko Balthazar yasambanye n'abagore 400 barimo aba bakomeye, ngagamije ngo kugira ngo abo yakoraga iperereza nyine ayiperereza ngo abakingira ikibaba, ngo mbese byasaga nkaho yabakaga ruswa y'igitsina. ubwo urumva rero umuntu niba mu by'ukuri kugeza ubu isi yose Balthazar iramuzi ngo yasambanye n'abagore 400. Mu by'ukuri uwo muntu kuba bamufata bakamugira perezida ni ibintu nta muturage wabyemera. Gufata Balthazar wafashwe ngo asambana n'abantu 400 yarangiza akagirwa perezida, nta muturage wabyemera habe n'uyu n'umwe, niyo byaba ari mu gihugu kimeze gute, abaturage ntibamutora. Ibyo rero ni trike ikinyamakuru BBC cyanditse ko yakoreshejwe kugira ngo Balthazar bamutakariza icyizere. Urumva Balthazar wari hafi ya perezida, Balthazar wari nyine ni wo mu muryango, arangije yisange muri icyo cyasha. Ibintu biba bikomeye. Ubwo rero bivuze ngo niba Balthazar baramufashe bakamusiga icyasha, bamara kumusiga icyasha gutyo akaba yaratakaje icyizere, ntabwo azaba perezida, nta nubwo aziyamamaza, keretse nihabaho gucukumbura ibintu nyine ariko gusa ntabwo byakunda. Balthazar nyine byararangiye. Video zitarenga 30 zarafashwe zitwa video 400. Video 400 ntago ngira ngo namwe mujye muri comment mutubwire umuntu wabonye video 400 azege muri comment avuga ngo ngiye video narazibonye. Namwe mu bantu muri hanze namwe mwandike mutubwire ati video twarazibonye, ariko twebwe turakotinga ikinyamakuru cyitwa BBC niko cyabyanditse. Cyangwa rero ibyo ngibyo bikimara kuba abandi bari bahugiye mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump yatsinze. Kuri ubu ngubu Donald Trump nawe akaba ari kwiga umushinga wo kuba yakohereza abimukira mu Rwanda, ari kugira ngo arebe hari abantu nyine baba baragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafite ibyangombwa, nyine baragiye mu buryo bw'amanyanga. Noneho abo bantu rero ari kureba uburyo yabohereza mu bindi bihugu. Noneho rero muri uko kubohereza mu bindi bihugu akagira ngo n'u Rwanda ruzagiremo abo rwakira. Murabizi ko ubundi Donald Trump ni umwe mu bantu batajya bajya imbizi n'abanyafurika. Murabyibuka ko akimara gutorwa bwa mbere niwe muntu wahise ukuraho ibintu bya green card, akomeza ashyiraho amananiza ku bintu byo kuha visa abanyafurika. Ubwo rero urumva ni ibintu bigenda bihindagurika. Kuri ubu ngubu tukaba turi nanone kureba hagati y'intambara ya Israel. Kuri ubu ngubu Israel ikaba yishe umuvugizi wa Hezbollah. Murayizi Hezbollah ni umutwe umaze iminsi uhanganye na Israel. Ubwo nabo hakaba bakuyemo umuntu umwe tuvuga ati agire iruhuko ridashira. Mu myidagaduro rero ari naho ngira ngo tuze kuza kwibanda cyane. Mu myidagaduro y'u Rwanda ngira ngo abantu musanzwe muyimenyereye, mumaze iminsi mubona ko RIB iri kureba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, ikagenda ibahwitura babwira ati ibintu muri murakora ubundi murabizi, nyine ibafata ikabaganiriza, wakwanga ikaguta muri yombi. Kuri ubu rero tukaba turi muri saga y'uwitwa Miki na Captain Regis. Ibyo rero byatangiye gute? Byatangiye ubwo uwo bita Miki yishyiraga mu rukundo na Captain Regis. Muramuzi Regis nyine ni umukomediye yazamutse akirana na Banyakso n'abandi bose, nyuma aza kuza nawe kuza kwikorera nk'abandi bose. Ubwo Miki nibwo baje kuvugwa mu rukundo, mu bintu nyine bavugwa mu rukundo nk'uko tusanzwe tubona ngo Titi Brown na Nyambo ngo naba besto. Ni ibintu nyine bavuzwe mu rukundo, ibintu turabyakira
turavuga ati reka tubyorere twe kwirirwa tunabivugaho tunabaha ukuri kw'ibyo bintu kuko igihe kirabyivugira. Ubu nuko byagenze, byatangiye uwo bita Miki ubundi byatangiye Miki abantu batabizi neza. Miki yari afite akabari Ndera. Hari abantu baba batabizi tuba tugira ngo tubitangire. Miki yabaga mu Busanza aza kuza kujya gushinga akabari Ndera, arangije nyuma nibwo yaje kuza, ariko akaba we yarakundaga nyine kuba mu isi yo kuba icyamamare. Abantu mumuzi muramubizi, Miki ni umuntu wakundaga nyine ibintu byo kuba icyamamare, ariko akabura aho yabihera. Nibwo rero yaje kuza guhura na Regis, bahurira i Ndera muri ako kabari. Miki wakundaga kuba icyamamare ageza amahirwe yo guhura na Regis, arangije aravuga ati aya mahirwe sinayaterera inyoni. Uriya mwana w'umukobwa ubwo yanamenyanye na Regis afite uriya mwana, nubwo bamwe bari kuvuga ko nawe ariko kubyivugira ngo Regis yamenye ko afite umwana ngo nyine atangiye kugendamo gake. Oya Miki, wigumye kubeshya abanyarwanda. Mwamenyanye wowe na Regis, Regis yari abizi ko ufite umwana. Ubwo rero kubeshya abanyarwanda ntago mujye mureka kuzajya mubeshya abanyarwanda, mujye mureka kubeshya abanyarwanda. Mumaze kumenyana nibwo Regis mwapanze, kuko wari umukobwa mwiza, n'ubu kandi uracyari umukobwa mwiza. Muravuga ati okay, reka twebwe dupange, niturangiza dukina icyo bita nka prank, tuvuge ko dukundana. Kuko kugeza ubu ngubu iyo umuntu muvuzwe mu rukundo, uri umwe mu bantu muhita mumenyekana cyane. Ubwo niba ibyo byarabaye bimaze kuba, muramenyekana. Noneho icyo gihe rero bahuriye i Ndera, barangije nibwo bahise nyine bapanga iyo prank. Ariko kubera ko Miki, ngira ngo yarabibabwiye, Miki ni umwana, mama we murabizi arafunze, ariko afite mukuru we, kandi mama we yari afite imitungo. Urumva nk'abana bakuze basigaye bayimanaginga. Bamaze rero kuyimanaginga, urumva Miki we afite mukuru we, ariko nawe wakuze nyine. Miki rero niwe muntu urumva wari usigaye avuga ngo reka bino bintu bya mama tubisigare tubigize. Urumva hari amazu bakodesha, hari ibintu. Urumva Miki ni umwana wari ufite amafaranga. Urumva nako kabari ni namwe mu mafaranga nyine yagendaga abona yo kwifashisha. Miki afite umuryango ufite amafaranga. Ubwo rero urumva Miki we ntiyari kubura amafaranga. Arangije, abantu murabizi mubona no muri showbiz, kugira ngo umuntu akuzamure bisaba amafaranga amwe yahatari. Hari n'igihe uyamuha ntanakuzamure, wowe ugashiduka uhiye. Miki rero nibwo yaje kuvuga, bapanga prank, bavuga ati okay, reka njyewe, aravuga ati rero njyewe nkunda gukina filime, reka dutangire njyewe tuvuge mu rukundo, noneho dukinane filime. Murabizi Kiramani uko yatangiye akinana na Nyambo, byo ntibyari kubyukuri, kuko Kiramani we yari umugabo afite n'umugore. Noneho nibwo rero Miki yahise yataka gutyo muri sinema, aza kundana na Regis, agira Imana biramuhira. Urumva we yagiye muri ugupima amahirwe, agize Imana bimuhiriye. Arangije nibwo kugumya kuvugwa mu rukundo na Regis, birakomeza kugera ubwo uwo bita Miki kuri ubu ngubu yaratangiye kurusha izina Regis. Okay, ariko kubera ko ari ibintu bari baje bo bategura, urumva mu by'ukuri njyewe niba uje umuntu akaguha amafaranga ngo kigureka tujye twakitinga nkaho dukunda, nawo ibyo ni ibintu bisanzwe. Amafaranga uragenda umva, ubundi amafaranga yahari urukundo ruraza. Nibwo rero baje kuvuga ngo biraba abantu birahikinga. Noneho kuri ubu rero uwo bita Miki yarageze ahabona ko
urwego akiriho oya akeneye kubaka ubundi buzima ariko nawe akabwubakira undi muntu. Nibwo rero nabwo bapanze kuvuga ngo oke reka twebwe dushwane kugira ngo hari babafana babakundaga nibamara kuba batakibona ibiganiro byabo batamenye ukuri bari bugende. Ariko kugeza ubu ngubu hari kugumya kuvugwa, hari ibintu biri kubongerera biri kubongerera kubika ibyamamare. Ubwo rero nibwo bahise bavuga ngo Regis reka bapange ko bagiye guhura gufata ifoto ni William Mujama. Mu by'ukuri uriya Mujama niba mwamwumvishe, abantu mwakurikiye space ya nimugoroba mwamwumvishe uburyo yisobanura. No, reka nkubwize ukuri ko ntago waba uri kuvuga ko njyewe ngo nagutumye ushwana n'umugabo wawe ngo ngire imbaraga zinavuga. No, ntago bishoboka. Ahubwo type yajya neza kuko nawe arashaka kuba umustar kameme. Si nkaho esha zaba atangiye gutanga nawe ibiganiro, zaba atangiye gutanga ibiganiro, muhite mubona indi content ye. Ibi ndi kuvuga kugira ngo muzanamenye ko ari ukuri, muhite mubona indi content ye. Ejo bundi tuzajya kubona tubone ngo Regis na Miki ngo biyunze bahuye ngo bigizwemo uruhare n'abana uno bizaba, ariko nta rundi rukundo. Ni ukugira ngo nyine abantu babakundaga badahita bagenda, ahubwo babone ngo nyine baracyari inshuti ariko bitari close. Ubwo ibi byakozwe kugira ngo buri wese ajye guhiga mu buzima bwe. Uri Miki ajye guhiga ariko atizereye kuri Regis, uri Regis ajye guhiga ariko atizereye kuri Miki. Kuko wenda bino bintu byo kugumya gutwika ku mbuga nkoranyambaga hari igihe bizadukoraho, kuko umuntu umwe araba inshuti n'undi, ejo nibashwana bagiye ku mbuga nkoranyambaga, ejo bongere biyunge. Ibyo ndabaha urugero rworoshye, mugende murebe General Benda na wa mukobwa bakundanaga ko batasubiranye. Ubu se ko bagiye buri wese akiha twarashwanye byo byari n'ukuri, ngo buri wese yagiye avuga ngo twarashwanye. Ariko se kugeza ubu ngubu muri hehe? General Benda ni wowe mbaza, abantu bamuzi General Benda na Shakira ubu barihe? Si bari kumwe? Niba mbeshya aze abihakanye. Ni muri kumwe kandi mwaragiye mukavuga ngo twarashwanye, ngo nta wapi, ngo nyine ngo buri wese aba afite ubuzima bwe. Muri kumwe. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu mujye mureka kuzajya mubijyamo ngo muhite mwumva nyine ngo social media nizo zigomba kubikemura. No, ntabwo social media ikemura ibibazo, ahubwo irabyongera. Ubu ngubu se ko mwasuyanye mukagera mukabyinana mukaba munasurana munagira ute? Ubu ngubu hariya amavideo muyareba muti? Iyo ureba uko wagiye kwa Eminem ukabivuga twarashwanye situzanasubirana, Shakira ukajya nawe ahandi twarashwanye, urabyibuka uko watashye. Hari igihe uzi ko abantu batabizi. No, barabizi. Hano mu Busanza niho babaga. Ubwo rero ibi bintu mujye mureka kuzajya mubijyamo ngo mwumve ko imbuga nkoranyambaga arizo zakemura ibintu. Yes, niba ari ugutwika mugende mutwike, ariko mureke kugumya muvuga ngo turi gukina prank. Zaba ari prank, buri muntu wese afite uko yazamuka, ariko atazamutse kera prank. Buri wese yakora content ye ikaryoha, ariko adakoze prank. Niko ibintu biba bimeze. Twebwe rero twitwa Bigezweho TV,
tuba tugira ngo tubahe ubwino uko ibintu biba bihagaze, mujye mumenya ikipe irwana n'indi. Nababwiye ngo ejo bundi uriya mujama bazamubona ari gukora content ngaha honde. Regis yavuze ngo yabafatiye mu gatenga ngo bari kugira uko bagira, sibyo? Nababwiye ngo muhemuretse mugende gake, umunsi ku munsi tuzajya tugenda tubahiga uko ibintu biba bimeze, sibyo? Biriya ngo abantu bari kunga, murunga iki? Mureke kwandika ku mazi. Murunga iki? Murunga abataratandukanye, murunga abatayigeze bahura? No, wapi. Mureke kugumya kugira ngo mubeshye abantu, mujye mubabwiza ukuri. Kuba mwari kuvuga ati njyewe nka Miki nk'umwana wari ukiri muto, numvishe ngo ufite n'imyaka 19, ntabwo twari tubizi. Regis nawe atangiye kwiregura avuga ngo buriya ngo ni ukugira ngo amwangishe abantu, ngo kugira ngo wumve ko yamufatiranye. Fatira nawe Regis urusha Miki ubwenge, wowe murusha ubwenge? Ntabwo bibaho. Amufatirana si umurusha ubwenge? Sajya ubona mwirirwa mugenda nugire ngo ntabwo murusha ubwenge. Ibyo rwose wikwishinja icyaha, kuko n'ubundi b'ibyo byose ntabwo mwigeze muvuga ngo muri mu bindi, kuko Miki niwe wafataga amafaranga agashora akavuga ati kuko we yari azi icyo ashaka kugeraho. Ariko se Miki wowe niba uvuga ngo kuko ari byo mbabwira ko hari igihe ibintu biba ugasanga baratangiye ngo witanye ba mwana, wowe ko mwagiye gusura mama wawe, Regis akaza avuga ngo mama wawe yamugushinze, kutabihakanye ukaba utangiye ngo kuvuga ngo arabeshye. So ngewe rero nicyo nababwiraga kugira ngo mumenye ukuri, ubundi tuzahura ubutaha. Ngewe nitwa Omega Boy, twitwa Bigezweho TV. Wibuke gukora subscribe kugira ngo n'ikindi kiganiro uzahita ukibona, ubundi tugende tuhatwika 5 kuri 5 umupira.